urugo rwacu rwabaye uruhukiro bw'abishimye n'abababaye. Noneho rero muri icyo cyumba twasanze harimo umuntu wari urembye cyane, banamuzirikiye ku gitanda kuko yari afite ukuntu yiyajita, yakoze impanuka none akajya ashaka gusimbuka ngo agende, ariko yari ari muri koma. Noneho aza guterura igitanda kigiye nko kwibirindura. Ngiye kubaha ubuhamya butoya rero bw'urwo rukundo n'ibikorwa by'urukundo byaranze umunsi we wa nyuma. Ntabwo navaha ntabibabwiye. Ya nzira y'ubutagatifu yayishoresheje igikorwa ya hano ku isi, yayishoresheje igikorwa cy'urukundo yakoze mu ijoro ribanziriza umunsi yitabyeho Imana. Uwo munsi rero mu ngingo enye, ya mbere ni ukubibwira, babwira urugo rwanjye mu nzira y'ubutagatifu nyine. Ingingo ya kabiri ndababwira uko twabayeho urukundo rwacu nk'abashakanye. Ingingo ya gatatu ndavuga ku mbuto zeze urukundo rwacu. Ku ngingo ya kane ndi buvuge gatoya ku ngorane twagize mu kurwana intambara yo kwimika urukundo mu rugo rwacu, hanyuma n'umusozo. Yewe rero nk'uko babivuze, nitwa Iyamenye Murekatete Chantal, nkaba mfite imyaka 47, mba muri communauté JTC, communauté des jeunes témoins du Christ, ntuye ku Gisozi muri paroisse ya Sainte Famille. Nashakanye na Rurangirwa Theogene itariki 15 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2006, hanyuma yitaba Imana itariki 8 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2017. Yitabye Imana tumaranye hafi imyaka 10. Twabyaranye umwana umwe w'umukobwa witwa Ineza Gloria. Twashingiwe tumaze imyaka 2 dukundana, ariko iyo myaka twayibyaje umusaruro watuviriyemo kugira urugo rwiza rurangwa n'amahoro, ibyishimo n'umunezero. Tumaze kumenyana tukabona nyine dushobora kugirana umushinga wo kubana, twihaye intego izaranga urugo rwacu, ariyo kubaka urugo rw'icyitegererezo mu gihe cyacu. Ubwo rero reka mvuge nyine uko twabanye mu muhamagaro w'abashakanye. Mu rukundo rwacu twagiye inama na mbere yo kubana nyine dusenga. Yabwiye ko mba muri communauté JTC, nawe twayibanyemo, ariko tutarabana nge nari nyirimo, we akaba muri fraternité des jeunes, yari ishingiye kuri communauté Emmanuel, urubyiruko rwa communauté Emmanuel yafashaga. Gushingira urugo rwacu ku nkingi enye z'ingenzi. Inkingi ya mbere, kuganira mu kuri. Iya kabiri, gusangira byose. Iya gatatu, imbabazi. Iya kane, ubudahemuka. Ariko izo nkingi zose twiyemeza ko bigomba guherekezwa n'inkingi ikomeye cyane, ariyo isengesho. Isengesho niyo nkingi mwikorezi mu buzima bwacu bw'urugo rwacu, nicyo twari dushingiyeho, izi zindi zikaza zibiherekeje. Mu rugo rwacu rero twabayeho tugaragarizanya urukundo kuko izindi ngo zabivuze, natwe nuko ibyo twari twiyemeje twihatiye kubishyira mu bikorwa, tugaragarizanya urukundo rwihariye hagati yacu nk'abashakanye. Buri wese akamenya kwita kuri mugenzi we, amenya ibyo akunda akaba ari byo yibandaho, akamenya n'ibyo mugenzi we yanga akabyirinda. Muri uko kwita kuri mugenzi wawe twagiye kubwirana, waramutse, umerewe ute, wiriwe ute, akazi kameze gate, kagenze gute dutashye, kubwirana gahunda dufite buri munsi cyangwa se buri gihe, tukareba
ngewe nzaba mpugiye muri iki cyumweru, ngewe nzaba muri weekend mfite gahunda, ngewe mfite iyi, ku buryo buri wese aba azi gahunda undi afite, umunota ku wundi, uwo wabaza ngo runaka ari he, ari mu biki, yahita bigusubiza kandi bikaba ari byo. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyagaragazaga uwo mubano wihariye wacu. Hakaba ikindi cyitwa gusaba uruhushya. Tumenyereye ko ubundi abagore aribo basaba uruhushya, ariko nawe yararusabaga. Twari twemeje ko ugiye muri gahunda tutari kumwe azajya asaba uruhushya, twese tugasabana nyine uruhushya rwo kujya muri gahunda tudahuriyeho. Hanyuma hari akandi kantu gakomeye twari twarihaye nanone nk'intego, kubwirana buri munsi ngo ndagukunda. Si byo, si ibintu bisanzwe, ariko hariho abantu babana bakarinda bapfa, yarabiherutse abibwira mugenzi we ari abafiyanse adashobora kubimubwira cyangwa akavuga ati byararangiye. Twe twari twariyemeje ko nta munsi umwe azarara atabwiye mugenzi we mu magambo ye ngo ndagukunda. Umwe wenda akabivuga mu gitondo tubyutse, ubwo undi akaza gukora uko ashobora akabivuga nimugoroba, cyangwa se akabivuga saa sita igihe twasangiraga twagenda no mu migezi. Ngewe rero mufasha kubaho, hari utuntu tumwe utumenyetso nyine umuntu agenda agaragariza mugenzi we bihoraho kumukunda nyine, atari ibyo by'amagambo gusa, ahubwo mu bimenyetso bifatika. Nakundaga kumuca inzara, kumukurugutura mu matwi, kumugurira imyenda. Hari abantu burya batazi kwigurira, nk'ako kantu rwose nayo naragafashe, nkajya mugurira atiriwe ntamubajije ntanamubwiye, nkareba imyenda mbona imubereye imukwiriye, nkayigura nkayimuzanira. Nawe byari uko yari azi kumenya ibyo nkunda. Nabahamu tugero dukeya nka tubiri. Yari azi ko nkunda shokora, hanyuma na foromaje. Ibyo bintu foromaje we ntiyanayiryaga, yaranayangaga cyane kubera umwuka wayo, ariko ni ukuri yarihanganaga akayigura. Ntabwo nayiryaga kenshi, aho nari maze kugira ibiro byinshi, ariko ukabona anyujijemo aribwirije arayinzaniye, kandi nkayirya turi kumwe, ukabona ko abyihanganiye, bigaragariza urwo rukundo. Kimwe n'amavuta akashokora rero cyangwa akabombo, namubwira nti akazi kanzahaje ndumva ntameze neza, yangeragaho ku kazi aje kuntwara, nkabona ahise akampereza. Yarazi ko iyo mbonye bombo, iyo mbonye shokora ahita nishima, ko byari bimbabaje bikarangirira. Hari akandi kantu muri bya bikorwa byo mu rugo yakundaga gukora, kandi wenda ukabona abikoranye umutima mwiza, nko gutondekanya inkweto mu rugo, hakundi mu kabati k'inkweto cyangwa muri koridoro, kuko iwacu muri salo ntabwo twinjiranamo inkweto. Uwinjiye azishyiraho, ariko ukabona afashe akanya ke akajya kuzitondeka akazishyira kuri gahunda, kandi ibyo twese tubizi ko tugomba kubitunganya, ariko ugasanga rimwe na rimwe twabyishe, akabiduhamo serivisi, akabikorana umutima mwiza. Hari akantu gakomeye bavandimwe bavuzeho, wenda we yakoze, namwigishije gusasa igitanda turyamaho. Hari ukuntu nagendaga nagiye ku kazi wenda agasigara aryama, nagaruka ngasanga uburiri mbese murabyumva butereye hejuru, noneho nkajya gusasa. Noneho bukeye ndamubwira reka nze nkubwire, ngwino nkwigishe gusasa. Ndabimwigisha, mwereka ukuntu babigenza, nuko niba bitanoga nk'uko mbigenza, ariko nubyuka ujye wihangana nyine hatwikire neza. Ndamwereka, twabyitaga gutwikira umupfu kuko we natamenya gusasa za moderi nk'uko abagore babigenza, ahubwo nibyo worose umupfu. Ujye usasa, urambura amashuka, nurangiza worose umupfu, kandi ati naworoshe umupfu. Mu kugaragarizanya urukundo mu buzima bwa roho, twajyanaga mu misa buri munsi cyangwa se kenshi, igihe cyose bishoboka, hanyuma tukicarana.
icyo kintu abantu batuzi mu rugo rwacu ntabwo umwe yashobora kwicara ukubiri n'undi, niyo waba wakerewe umwe wenda mvuye mu kazi wenda nagomba gushaka umuceri nkajya kumucera iruhande. Gufatanya isengesho ry'urugo n'iryacu bwite. Nabwiye ko turi muri communauté tese dufite uburyo tubaho isengesho, twarabwitabiraga kandi tukubahiriza uko bisabwa, ariko tukubahiriza n'isengesho bwite, kandi tukaritoza n'abo tubana. Twabatoje kumenya gushaka amasomo ya buri munsi muri Bibiliya, uko muri Bibiliya ntagatifu bitondetse, no kumenya kuyasoma no gushishikaza abo muri kumwe mbere yuko turyama tugasoma ayo masomo, umuntu akagira n'ubisobanuro atanga uko abiyumvise. Icyo kintu twagiye tugifatanya, ndetse bituma n'umwana wacu abitora arabimenya rwose, abasha kubyikorera ku giti cye. Ndibuka ko umunsi ahabwa Eucharistia ya mbere afite imyaka 6 niwe wasomye isomo mu kiliziya, ndetse anakomezwa n'ubundi niwe batoranije kuko azi gusoma neza amasomo, akayasoma uko biteye. Muri urwo rukundo kandi twagiye dufatanya uburyo bwo kubaho, gucunga umutungo, nabyo tubigaragarizanyamo ko duhuza konte y'umwe undi akabasha kuyijyaho nta mbogamizi, ariko muri kwa kuri no kuganira nta wajyaga kuri konte y'undi atabwiye mugenzi we n'impamvu nyine ari bujyeho kandi nta rwikekwe. Amakarita ya ATM umwe abagazimo dopase y'undi ukamubwira uti ntiza nkeneye amafaranga ya naya yo gukoresha ibi n'ibi, umwe akayimuha. Ku buryo yitabye Imana ntabwo nigeze ngorwa no kuvuga ngo se nzabigenza. Nari nzi modopase za momo, nari nzi modopase z'amakarite ye, nari mfite access kuri konte ye nawe ku yanjye. Bya bindi bigora abantu ngo agiye kujya gusaba kuzungura konte cyangwa n'ibindi, ntabwo byabaye kuko nta kibazo na kimwe nari mbifiteho. Tukajya rero inama yo gucunga umutungo, uburyo tubana n'inshuti zacu, abo dusura, abo tugeraho, gutyo twagiye tubifatanya. Twabanye rero mu budahemuka nk'uko iyo ngingo yavuzweho cyane, na mbere yo kubana twarabyitoje cyane ko yari imwe mu nkingi urugo rwacu rushingiyeho muri za zindi enye nababwiye. Byaratworoheye rero kubaho mu budahemuka. Ntatinze ku ngingo rero y'imbuto zeze mu muryango wacu, nk'uko nabibabwiye, twagize amahirwe yo kubyara umwana umwe, kuko nyuma yaho twifuje kubyara abandi bana ntibyadukundira, sindi bubitindeho. Experience bari abavandimwe bamaze kutuhamya bo bagize mbere, twe twayigize nyuma, kandi byari bikomeye, ariko twabibanyemo neza, tubyakirana ibyishimo ko Imana yatugeneye uwo mwana umwe, tumurera gikristo, hanyuma nawe tumugaragariza urukundo, nawe akabitugaragariza. Mu ngero ntoya nagiye nibuka z'uko urwo rukundo yabonye mu muryango, nawe yagiye arugaragariza abandi. Ku ishuri yizeho primaire yahavuye afite izina rya Kimama, bamwita Kimama kubera kwita ku bandi bana. Kuva yiga muri maternelle ukabona afite nk'abana nk'icumi abumbatiye, mbese ari kwankadra yabayoboye, ubona abariza kandi ngo mama uriya ngo bari abana, ukabona wenda nk'umwana wamujyanye ku ishuri, abana bakiri batoya, noneho akagera yakarira akajya kumufata, none akajya mbaza atashye amuga ntabwo we warize. Yagiye gutangira maternelle nawe akiri muto cyane, ariko abihagararamo neza kandi ngo mama bari abana babarizwa n'iki, ko bagiye ku ishuri ko barize babarizwa n'iki. Nuko agereyo kuko abana barira akababa hafi akabahoza, biramukurikirana na primaire yose, ndetse n'ubu ari muri secondaire. Yambwiye ko yagiye muri groupe yitwa Ijwi ry'Abana.
numva ariko iyo iba muri lycée Notre Dame niho yiga, bafite aka groupe kitwa ngo ijwi ry'abana, niko arimo bigaragaza rero ko urwo rukundo nawe agenda arugaragariza abandi. Urukundo rwacu rero ntabwo rwarangiriye kuri nge nawe n'umwana gusa, ahubwo urugo rwacu rwabaye uruhukiro bw'abishimye n'abababaye. Twaherekeje urubyiruko rwinshi rwifuza kwinjira mu muhamagaro wo kubaka urugo, baba abo muri communauté JTC ndetse n'abahandi. Dufasha ingo zifitanye ibibazo n'izenda gutandukana kandi zikasubirana, ibibazo bigakemuka mu ituze. Ubwo twagize abantu benshi babaye mu rugo rwacu, twiyemeje gucumbikira mu gihe gitandukanye no kubera impamvu zitandukanye, harimo izazindi bamaze kuvuga z'uko abantu umuntu yisanga uko atifuzaga, ariko ugasanga ari ngombwa kumufasha kugira ngo nawe abone ubuzima. Harimo n'ababaga ari mayibobo n'abandi, ariko cyane cyane abana b'abakobwa ko dutuye ku Gisozi, twacumbikiye cyane abana babaga baje kwiga muri Yerika bo mu miryango wenda tuzi, tukavuga ngo kugira ngo umwana ajye gucumbika muri ghetto, muzi ko abenshi bibaviramo imyitwarire itari myiza, cyangwa se nyine kuko wenda ari umwana udafite amikoro ukabona bimushoye mu ngeso mbi. Twiyemeza kugira abo dufata tukabacumbikira mu rugo iwacu, kandi barangije neza, abenshi twarabashyingiye. Ngiye kubaha ubuhamya butoya rero bw'urwo rukundo n'ibikorwa by'urukundo byaranze umunsi we wa nyuma. Ntabwo navaha ntabibabwiye, ya nzira y'ubutagatifu yayishoresheje igikorwa ya hano ku isi, yayishoresheje igikorwa cy'urukundo yakoze mu ijoro ribanziriza umunsi yitabyeho Imana. Uwo munsi rero twari muri CHK, twaba dutransfeye tuvuye kuri livuriro ryari hari imbere ya Sainte Famille, niho yarwariye iminsi mike aza kuremba, batwohereza kuri CHK bamwitaho mu mugoroba wose nijoro, ariko arembye, bigaragara ko ari kuremba. Umuntu uri kuri oxygene burya barembye, kuko twari no mu cyumba cy'indembe cya urgence, icyumba cya 8 n'abamukizi, abantu benshi barakizi, ni icy'abantu bose bageze kure havamo mbarwa. Noneho rero muri icyo cyumba twasanze harimo umuntu wari urembye cyane, banamuzirikiye ku gitanda kuko yari afite ukuntu yiyajita, yakoze impanuka none akajya ashaka gusimbuka ngo agende, ariko yari ari muri koma. Noneho aza guterura igitanda kigiye nko kwibirindura, umugabo wanjye aba ari ubibona mbere, n'abarwaza twese ntawe wabibonye, asimbuka vuba ku gitanda ajya gufata cya gitanda cya wa murwayi, ya bombone ivamo, ya serumu yari afite ivamo, aragenda aragifata amusubizaho neza, nyine ntiyaba akigiye akigushije. Abaganga bari hafi babisubizaho mu buryo nawe bamubwira ati nyabona asubira ku gitanda urarembye. Nuko icyo ni igikorwa cya nyuma cya hano mu isi cy'urukundo yakoze, dushobora kuzibagirwa. Mpamiriza abantu ko umuntu inzira y'ubutagatifu ayibamo akugeza ku ndunduro, ukomeza nka kumwe Yesu avuga ngo aho yanyuraga hose yagendaga agira neza. Mu ngorane rero twagize mu rugo rwacu ntabwo ari nyinshi, niyo nanayibabwiye, niyo kwifuza kwibaruka abandi bana ntitubigereho, kandi nyine twumvaga dushaka gutanga ubuzima, ariko nabyo iyo ngorane twayibanyemo duhuje umutima, turihangana turabyakira. Muri urwo rugendo nagizemo inshuro enye nakuyemo inda, ndetse bwa nyuma rwose birangora cyane, ariko uwo munsi niho Imana ngira ngo yampishuriye, nabibonye nyuma apfuye, ntabwo nabivuga n'ubuhamya burebure. Uwo munsi nagize nko kwiramata mbaza Imana, ibi ni ibiki bimbaho. Niho namenye Imana yampaye message personnel mu gusenga, kwa kundi umuntu aganira n'Imana imbwira ngo ari ibihe by'ubu ngubu n'ibizaza nta kizatandukanya nawe,
ibyo bintu urabyemera, ibyo bintu urabiririmba, ibyo bintu urabyigisha, bibeho. Umvamo message agiye yitabye Imana. Iyo message niyo yagarutse, ntabwo nihebye cyangwa ngo umuntu wapfushije ibintu biba byadogereye, narikomeje kuko message y'Imana yari yagarutse. Ndavuga nti n'urupfu rw'umutware wanjye ntabwo rugomba kuntandukanya n'urukundo Imana impaye. Ikindi wenda tutari kumwe, aho yagendeye nababwiye uburyo twari tubanye nk'ababyara, inshuti, mbese bwa buryo bugaragarira amaso y'abantu bose. Kuba adahari donc kumva njyenyine, nabanje kugorwa n'ukuntu ndi bujye mu kiliziya nkicara ntaba yicaye iruhande rwanjye, kumva birangoye, kumva birankomereye. Naba mfite ikintu numva ntekereje, numva na rezo naho ubundi nabaga mubwiye cyangwa mbwiye, numva ngiye kubanza kwigira inama njyenyine. Ni mwene ibyo bibazo, ariko mu by'ukuri ubuzima bwarakomeje kandi nkomeza kugira imbaraga zo kubungabunga urugo rwacu kuko numva akirurimo, nk'uko tubana n'abandi batagatifu batereza umwana Yesu, ukumva ari inshuti yawe, ukumva muri kumwe, ukumva wamubwira, ukumva wamunyuraho mu isengesho. Ba Margarita ba batagatifu bose tuzi dukunda tuba hafi, nawe numva yaragiye hamwe nabo. Nkumva rero tubana mubona, mfite ubundi buhamya ntari buvuge bwinshi cyane bw'uko tubanye nyuma y'urupfu rwe, nuko dusangira ubuzima bw'urugo, mugisha inama, mubwira gahunda, mubwira resulta yavuye muri ibyo, kandi nkamushimira ko mbona koko amerekeza muri urwo rugendo. Nafashe rero icyemezo cyo kugumana nawe, nkaguma mu rugo rwacu, nkarubungabunga. Umwana nasigaranye n'umuryango, abo tubana, ntabwo iwacu turibamo turi babiri, hakomeza n'ubundi kuba abandi bantu benshi. Nkumva mfite iyo nshingano yo gukomeza kwita ku muryango, nk'inshingano nyine nari narihaye. Hanyuma nshishikariza n'abandi bose kuguma kuri uwo muhamagaro, na nyuma y'uko uwo mwashakanye yaba atagihari, birashoboka ko umuntu yakomeza kubaho mu budahemuka kandi akabungabunga urugo nk'aho nyirarwo n'ubundi agihari, nubwo abatagaragara n'amaso ariko abahari.